tuva mu bumenyi dusoma nasoma wasoma bana ni imbaraga z'ejo z'igihugu kandi ni namwe byiringiro by'ejo hazaza nimwe bayobozi b'ejo Rwanda rw'ejo. fata umwanya usome, reka dufate umwanya dusome twungurane ubumenyi. Nk'ibisanzwe muri kumwe na papa Yambi wo muri Rwanda Book Movie. Ikiganiro ni Soma Some. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe nagiye batoranyiriza inkuru nziza. Inkuru yitwa Radio Rabwenge. Ni inkuru yanditswe na Nduwayezu Jean Paul, yashushanyijwe na Umugwaneza Emmanuel, yamamazwa na SBT. Fata akanya usome. Umunsi umwe Bwenge yavuye ku ishuri ababajwe nuko bari bize kuririmba, ariko we ntafate mu mutwe akaririmba. Nuko atekereza ko nta mpano yo kuririmba afite. Biramubabaza. Ageze mu rugo yumva muri radiyo ka karirimbo bize, atega amatwi cyane. Mu gihe radiyo iririmba, agendana nayo. Irangira ka karirimbo yagafashe. Bwenge yumva araruhutse. Nuko buri gihe akajya ataha yihuta, akabanza kuririmbana na radiyo ye, nyuma agasubiramo amasomo ye. Ibyo bituma amenya indirimbo nyinshi kandi aba umuhanga mu ishuri, kuko nta mwanya we wapfaga ubusa. Atekereza icyo yazitura radiyo ye yamwigishije kuririmba. Afata umugambi wo kuzajya ayiha umutobe asuka muri radiyo. Bukeye asiga ayihaye. Agarutse yumva radiyo iravuga nabi, maze atekereza ko itahaze. Arongera asukamo neza aho amajwi aturuka. Radiyo izima burundu. Akomeza kwibaza impamvu yatumye radiyo ye imurakarira. Nuko ajya kubwira se uko byamugendekeye. Se amusobanurira ko radiyo idatungwa n'ibyo kurya, ko ariyo mpamvu hajyamo amabuye ya radiyo. Se yahise atwara radiyo kuyikoresha, ajyana na Bwenge. Bwenge yumvaga ko ari bubone abanyamakuru muri radiyo, arababura. Se amusezeranya ko nagira amanota meza azamujyana kumwereka aho abanyamakuru bavugira, akavugana nabo. Bwenge amaze gutsinda mu ishuri n'amanota meza, umubyeyi we arishima. Bukeye amujyana gusura aho abanyamakuru bavugira. Bamwinjiza mu cyumba abanyamakuru bavugiramo. Yicarana n'abanyamakuru, batangira kumwereka uko bakora n'uko amajwi agera ku bantu. Bwenge bamuha umwanya, atangira gusuhuza kuri radiyo abana bigana, avugana nabo. Nuko ahita amenya ko abantu bose bamwumvise kuri radiyo zabo. Amatsiko arashira, asobanukirwa radiyo n'ubugenge bwayo. Sinjye wahera, hahera Bwenge na radiyo ye. Mwakoze cyane rero uyu munsi, mwari muri kumwe na papa Yambi wo muri Rwanda Book Movie. Abana turabakunda.